ja banyarwandakazi ndashaka mumfashe noneho turebane ngo Yesu Kirisitu w'i Nazareti iyo aza kuba yaravukiye mu Rwanda akaba ari naho atura akahamara igihe kirekire mu Rwanda, ese byari kugenda gute na biriya bitangaza by'iwe agiye akora? Tuzi uburyo mu Rwanda bimeze, regulation na laws dukurikiza, amategeko n'amabwiriza dukurikiza hano mu Rwanda turayazi, tukaba tuzi na Yesu ibitangaza yagiye akora n'imibereho yiwe. Reka tubisanishe no mu Rwanda, hano iwacu mu Rwanda uburyo tubayeho, turebe Yesu uburyo byari kumugendekera. Ese no mu Rwanda bari buzamwice agapfira ku musaraba dukurikiza amategeko yo mu Rwanda n'uburyo mu Rwanda tumeze? Ese mu Rwanda ari buzagira abantu benshi bakajya bamukurikira nka kuriya bamukurikiraga? Reka turebe uburyo mu Rwanda byari kugenda, dufatanye twagiye. Ni ukuvuga ngo hari ahantu muri Bibiliya hariya muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 9 hari ahantu Yesu aba yatashye ubukwe bw'Ikana nyine, inzoga zikabashiriraho, hanyuma bakazana amazi akabakorera igitangaza akayahindura divayi kugira ngo babone uburyo umusangwa nyine bamwakira wa neza. Noneho nka kiriya gitangaza yakoze iyo aza kuba yaragikoreye hano iwacu mu Rwanda, Dogiteri Murangira Bitseri ari guhita amushyiramo amapinga bakamushinza icyaha cyo gukora inzoga z'inkorano zitemewe. Bari buhite bamubwira ati ngo RSSB igeze iza bino bintu bihereza ubuziranenge. Inzoga nyine nta nubwo bari gutuma bari abantu bazinywa, bari abageni bari bwahite bazimena. Ubundi Yesu we bakajya kumubaza, abashinjacyaha bakajya kumuhata n'abacamanza bakamuhata ibibazo nyine. Madrid nyine kahita imubona, Mageragere ari kumubona rwose. Aha ngaha hano ntabwo ari kuhacika atagiye Mageragere. Iki ni cyaha cya mbere Yesu atari bucike atagiye Mageragere hano mu Rwanda. Iyo aza kuba yarabaye mu Rwanda agakora inzoga nka kuri ayikoze hariya mu bukwe bw'Ikana, bari kumushinza icyaha cyo gukora inzoga z'inkorano zitemewe zitujuje ubuziranenge, hano ari guhita ajya Mageragere kabisa. Wenda iyo bamushyiramo imiyaga bamujyane Mageragere, Igikondo ho yari kujyayo. Twagiye turebe n'ikindi cyaha hano mu Rwanda atari bwasimbuke. Hano muri Matayo igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere hari ahantu abari kumwe n'abigishwa biwe bikagera ari ku munsi w'isabato, hanyuma inzara ikabica akababwira ngo nimuce amasaka mwirire bakayaca. Iki gihe yabikorera hano mu Rwanda bari guhita nabwo bamujyane Mageragere bakamufunga amapingo nabwo ari kumurya, bakamushinja icyaha cy'ubujura kuko nyine umurima mu Rwanda ntabwo waca amasaka y'umuntu, nyine umurima ngo nakujyane kukurega rwose tubyemereye. Nyiri umurima yo bavunaguye amasaka bitafatiza amasaka akayahambira akayazirika ku giti hejuru, hanyuma yazagufata uciye nk'umusigati cyangwa intomfo agahita avuga ngo nara yose niwe yavunaguye, agahita guca ibifaranga byinshi byagura undi murima w'amasaka. Hano bari guhita bamujyana Madrid naho bakamushinja icyaha cy'ubujura n'icyaha cyo konona imyaka mu buryo bukabije. Hano bari kumurega n'icyaha cy'indengakamere cyane, n'icyaha cyo kugumura abantu nyine akabashuka bakangiza imyaka. Hano bari kumufunga tu. Iki ni cyaha yari gufungirwa cya kabiri. Reka njyewe nkurikije amategeko ya mu Rwanda na regulation zacu ndetse n'ibi bintu Yesu yakoraga, nakurebye ibyaha binatari burenge hano mu Rwanda atagiye Madrid. Hano naho yari bwaki Mageragere akahamara nk'imyaka 3. Hano ari kumara imyaka 3 afunzwe rwose, yinywera za marijuana zazindi yabyaye za nzoga z'inkorano zo muri gereza, bura yari kwihanaho kujya zikoreramo bakanywa. Yacunga nabi ari no gupfa nk'uko Jay Polly wacu yapfuye nyina nawe yishwe na ziriya nzoga tu. Sinzi ukuntu bazita. Twagiye ahandi Matayo igice cya 21 uhereye ku murongo waho wa mbere. Matayo igice cya 21 uhereye ku murongo waho wa mbere. Yesu yinjira ahantu mu rusengero
hanyuma agasanga abantu nyine bari gucuruza, akamenagura ibintu akavuga ngo iyi ni inzu ya data. Ni ukuvuga ngo hari ahantu muri rwa rusengero rw'i Roma bacururizaga, amategeko y'i Roma yarabibemereraga. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko yajya hano Kimironko, urabona Kimironko abantu bacuruza muri soko rya Kimironko, amategeko y'igihugu cy'u Rwanda arabibemerera. Ni nk'uko ajya hari Kimironko agahita avuga ngo iyi ni inzu ya data, agahita amenagura ibintu byabo akabimenagura. Hano mu Rwanda abacuruzi ukuntu bariwe, abenshi baba baragujije muri banki. Wabonaga ukuntu abacuruzi bo mu Rwanda bashaka kwiyahura muri uriya muriro wo ku Gisozi cyagiye agacinjiro kari gushya, ukuntu abacuruzi baba babaye cyane, bari guhita bamukubita bakamera nabi. Hari igihe bari kuhamwicira, hari igihe ari gupfira hariya rwose Kimironko yamenaguye ibintu by'abacuruzi, hari aho yari kuhapfira. Noneho wenda yagira amahirwe abapolisi bakaba bari hafi aho ngaho, wenda bari muri Kapaturi, ku buryo bigahita bamutabara bakamukiza abaturage, nabwo bari bwahita bamujyana i Madrid bakamurega icyaha cy'urugomo, uko kwiyitirira icyo atari cyo, yarangiza akamenagura ibintu by'abacuruzi, akangiza bikabije, hanyuma bagateza utuntu twe cyamunara kugira ngo bagerageze kwishyura abo bacuruzi, hanyuma akanakatirwa n'icyaha, bakatirwa n'imyaka 3 y'urugomo, bamushinza urugomo rwo kwangiza ibintu no kumenagura ibintu. Kuko nyine urabona i Roma barabemeraga kuhacururiza, waragendera bemerera bavuga ngo ntabwo byemewe. Nanga rero ni nkuko yaza agafata ibintu leta yacu yemera akabimenagura, bakavuga ngo ntabwo byemewe. Hano naho yari bwaki Madrid akakubita indi myaka 3. Ahubwo guteranyaho na yindi y'ahantu aca amasaka yari gufunga 6. Wateranyaho nanga yenze inzoga z'inkorano, wenda naho mwaka umwe 7. Ubwo imyaka 7 mu Rwanda ari bwayimare muri gereza. Twagiye tumaze kubahereza 3, dore aka kane. Aka kane ni ukuvuga ngo Yesu yakundaga gutukana, ngo mwabapfumwe, ngo mwamumyimwe, agakunda gutukana. Uzabisanga muri Mateyo 23:17 aho arimo aratuka abantu nyine, atukana nyine. Haro yari gutuka rero, agahita amujyana mu rukiko akajya kumurega, akamujyana kuri RIB kwa Dr. Murangira Bitsiri, agahita amwihaniza, ariko yamushyizeho ipingu naho akakubitamo utundi twaka 2, ubwo ikabibaye 9. Imyaka 9 ari bwaye muri Madrid. Nawe urebe nimba hari nk'ikintu akoze cyagongana n'amategeko yo mu Rwanda, tubwire muri comment, cyangwa urebe nimba twabeshye nabwo tubwire utunyomoze. Ariko ngiye mbona mu myaka 30 yamaze ku isi, yaba yaravukiye mu Rwanda 10 yari bwazayimare muri gereza, yari bwazayimare Madrid. Noneho wenda ku musaraba ho ntago yari kujyayo. Mu Rwanda ho ntago bagushyira ku musaraba, icyo akora cyose ngira ngo ntago bagushyiraho. Ariko nka ririya jambo Yesu yavuze ngo data, ngo niki kikundikishije, ubona ko nyine yihebye nawe byamurenze. Uzahana ari burivugire mu Rwanda, urabona kubera ari n'umubaji, kubera ko ari umubaji ari bujya akora hano ku Gisozi ku Gacinjiro. Hari n'amahirwe menshi yuko ari wari kubaka hari ku Gisozi ku Gacinjiro nyine, sibyo? Noneho hano ukuntu nyine mu Rwanda bareba ibintu byubatse bakabona ntago ari neza, bagahita nyine babisenya, bagakora destroying, bakabisenya kugira ngo haze ibindi byiza. Yesu we nyine iyo bari kugera ku nzu iwe bari gusenya bakagera ku nzu ye, nibwo ari guhita avuga ati data niki kikundekesheje, ukuntu nagusabye ino nzu nyibabaye ntamaze igihe kinini. Hari igihe ari bwarivuge kabisa nyine bikamurenga. Ibintu byo gusenya nyine abantu birabarenga kubyakira, bihita bigora. Ndetse Kenisa ari bugeza kuri Radio 1 akavuga ati Bwana Yesu we ibyo bintu ukora byihorere. N'abanyamakuru biwe nyine bavuga ati tugeze hano ku Gisozi dusanga umugabo wita Yesu arimo arakora inzoga z'inkorano, tubahamagara kuri meya w'umujyi wa Kigali, avuga ko icyo kintu akize ariko bagiye kugikurikirana, ndetse ngo abagabo bataye abagore kubera izo nzoga z'inkorano. Nyine nibyo n'izo nkuruze nyine, nuko nko mu Rwanda nkeka ko byari kugenda, yaza ko bariho yavukiye akaba ari hakurira, akaba ari hamarira imyaka 30 yamaze ku isi. Murakoze cyane, turabakunda.